Mutensi yanahagurukiye gukemura ikibazo cy'imyigire ya Narame. Mutesi we ngo yaraye adasinziriye. Yabitewe n'iki? N'urunana. Mutesi kundeba gutyo se ngira ngo hari igisubizo ngufitiye. Uzi ko ijoro ryose ntasinziriye Beni. Ndabyumva rwose ko ukeneye kumenya inkuru nziza Petero yarahamagaye ashaka kukubwira. Ariko nawe yabona byihutirwa ari kongera akaguhamagara. Wivuga utyo nkaho yobewe ko ari umunyeshuri Beni. Buriya mayinite yamushiranya buri uko abigenza. Aha, nanjye rero ntazo mfitemo. Kandi urabizi ko nari nagujije. Sinakongera ngo bikunde. Ubuse nsigarana telefone yawe nizeye ko Petero ari bugerageze kongera kumpamagara we. Ntungisha inama kuko nanjye nta gisubizo mfite mute. Ndanakugorera ubusa. Iyo Petero agira ubushobozi abashatse ko yongera kuduhamagara akambwira iyo nkuru nziza. Ndahamya ko hari nawe adatuje rwose. Nage nanjye nta muye mufitiye. Umuntu ufite inkuru ashaka kubwira abandi bantu se yabura uko abigenza mute. Kuki sataratira abanyeshuri bagenzi bari kakaduhamagara. Nubundi se ko yashatse ko yitubwira nawe yimubajije. Kuki yumva ko atakoze uko ashoboye koko Beni. Mpereza telefone yanjye rero nigendere mute. Use nuyijyana akaza kumpamagara Beni. Nambwira iyo nkuru nziza ndahita mfunga boutique nze nyikugezeho rwose. Ariko mbega twebwe habaye iki Beni? Uziko turi mu magambo tutazi ko na telefone agomba kuduhamagara aho yazimye kera. Ngaho nyumvira. Ubwo ni wabona yaduhamagara akatubura. Ubu byagenze bite koko ngo nibagirwe gushyiramo umuriro? Niwe watumye mangayika bigeze ha Beni. Ni wowe rwose kwera kwibagirwa gushyira telefone yawe ku muriro. Uko byamera kose ngomba kuvugana na Petero. Apu na charger yayo nayibagiriye kuri boutique. Ibaze pe. Mana we, ubuse koko ndabigenzane. Uziko numva nakunosha Beni. Ubuse koko mbigirene. Ariko Beni reka mubwire. Uwakwiyahura kuri musaza wacu Felicien nkamutira telefone ngahamagara Petero. Ego, niko se Nara. Uyu munsi uriga cyangwa ntiwiga? Ndiga teacher, mvuye guhinga ngiye kuvoma ubundi nze nitegure nze ku ishuri. Nyirabazu. None se nk'ubu Narame yazakora umukoro wo mu rugo tumuha gute? Umwanya we wose awukoramo imirimo yo mu rugo. Niko se Budesiya. Karame. Wowe umwana w'ejo bundi wavutse ndeba. Uje hano kunyigisha uko ndera abana? Oya sinje kukwigisha uko barera, nje kukubwira uko ushobora kubafasha mu myigire yabo kuko ndi mwarimu. Ibyo ubwarimu rero jye ubikorera ku ishuri. Urugo rwanjye si ishuri. Ariko urugo rwawe ni rw'abana batahamo iyo bavuye ku ishuri. Bityo umubyeyi adafatanije n'umwarimu imyigire y'umwana ntiyagenda neza Nyirabazu. Dore nk'ubu wamujugunye ibikoresho ne namutumye ngo bimufashe kwiga binyuze mu mikino. Biba ngombwa ko nsaba abandi bana kumuha ibikoresho byabo. No ushuka abana kuyora ibishyimbo bakuzanira mbese. Ariko sinababwiye kuyora ibishyimbo Nyirabazu. Genda yewe mwa jya mu kazi kawe nanjye njye mu mirimo yanjye. Wowe uri umwana w'ejo bundi wavutse nkureba. Ibyo umbwira byose wibuke ko nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Ubwo sibyo bihuriye n'ibyo nkubwira koko. Birahuye cyane. Nubwo wumva ko ukuze bwose uri muto cyane. Ku buryo udakwiye kunsuzugura uzakunyigisha uko ndera abana Budesiya. Mfite uko ndera abana banjye kandi ngomba kubarira uko narezwe nuko mbyumva. Nubwo wumva ugomba kubarira uko byumva babuza gutsinda neza mu ishuri rero urarushywa n'ubusa. Ntibazavamo abantu bingira akamaro wifuza. Uvuze ngo iki Budesiya? None si gituma umubyeyi yohereza umwana ku ishuri ni iki? So kugira ngo yige neza atsinda amasomo yiga azavemo umuntu wingira akamaro uzagira icyo yimarira akakimarira n'umubyeyi we ndetse n'igihugu cye. Yego. Nutabafasha se uratekereza ko bizagenda bite mubyeyi? Bazatsindwa bibatera ipfunwe bwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu bazava mu ishuri bajye kwigira ibirara. Aho kugira ngo bakubere igisubizo, ahubwo bazakubera umutwaro, bawubere natwe twese. Muranyumvira amagambo mabi uyu mukobwa atadayazindutse aza kuvugira mu rugo rwanjye bade. Ubu murumva koko? Ntabwo nava hano kubwije ukuri Nyirabazu. Ubundi amahitamo n'ayawe. Ikindi ndagusabye ngo ujye ugerageza witabira inama y'ababyeyi bayatumijwe n'ubuyobozi bw'ishuri kugira ngo uhamenyere icyo ugomba gufasha abana nk'abandi babyeyi. Abandi ni abandi na Nyirabazungu ni Nyirabazungu di. Uzi nkubura nyihorere kinye. Wamvugishije se mama? Ntiyigeze unanyumva rero. Iyo misatsi yawe sugira utyo ukarebesha inyarurembo ubundi ukayirebesha ibunaka ubwo niyo yatumye nguhamagara ngo uzumwe icyayi ukanyihorera koko ntiwumve.
ariko mama nawe urakabye ubu si imisatsi yatuma umuntu atumva undi koko uretse ko nta n'icyayi nshaka umbabarire rwose kuko nta kintu na kimwe nshaka kurya mama. ariko se mwana wanjye wabaye iki koko? Niki cyabaye cyatumye ugahita ujya mu buriri ukaryama utariye hanyuma ukaba uzindutse nta n'icyo ushaka gushyira mu nda? Sinishimye kandi byose ni ukubera Chris mama. Chris? Ni umuyobozi wawe si? Ariko se Chris ntumuzi mama, ni titirere. Ayiwe nyazi we. Ntungere kuriya muhungu uvuga yoroheje kuri hari ibindi bintu abitse muri wewe. Niko wamenye ko yasize umugore mu rugo none akabaje kukubeshya akakubeshya ko akiri ingaragu? Oya da. Umunwa wasore narawuvuze mw'abantu. Wasanga ari wagiye ku kigondera ubuzima akajya kumubwira ko ufite umwana akaba yarakubenze. Ariko yambona we yamenya rango udamukamisha uwundi we. Mbwira niba bateranyije maze njye kwa sore namuyora ivura ishushe mu kanwa. Mbwira. Ariko ntukirata amahane mama. Sore nararengana ntacyo yabwiye Chris rwose mbabarira. None se nibiki? Cyangwa ni wowe wikoze wenye? Watinze kumwemerera none yabonye undi? Sinari nabikubwiye wa mukobwa uko umusore nkuri yatabura umukobwa umukunda. Ibyo byose utekereza ntabwo ariko bimeze mama. Asikiwe. None se ni ikihe kibazo ufite? Ugiye kujya wigira nk'umwana mutoya kandi ukuze wa mukobwa we? Kumva ndi mukuru se nyine wanditse mama, nk'umwanya nitegure vuba njye ku kazi. Umuntu waruburaye ukavuga ngo nta kintu ushaka gufata muri iki gitondo ubwo urajya ku kazi ugashobora wa mukobwa we? Ndagakora nta kibazo. Ariko rero ubumbwiye ikibazo wagize n'uwo mufiyasi wawe mwana wa. Erega maye nanagusengera. Alo, Pete kuki wari wanze kunyitaba koko? Bute ni wowe? Uretse gato manze ntuze we. Ntangiye no kuzana ibyuya mu ntoki. Ngo iki Pete? Mbe ndetse mara amasegonda y'abandi kandi nangize amahirwe musaza wanjye akaniza telefone. Nanjye ubwo bwabonye nzi ko ari umpamagaye muti. Nahinyetse ko rwose wagize ikibazo bitewe na fistire. Hanyuma Felician akaba ampamagaye agiye kuntonganya. Ariko nawe uramutinya ugakabya koko. Ubu se ari kuba gutonganya wakoze iki? Byihoresha muti. Hako noneho wambwira pe ndumva noneho ntuje. Ihangane Pete. Sinarinzi kutinya musaza wanjye bigezaho. Ariko nanjye muteye telefone kuko naye nabuze ko mbigenza ngo tuvugane. Umbabaye nanjye amayinite yahise nshirana. Mugenzi wanjye kandi nawe tubana muri ghetto nawe ni saa kintu n'inkanja. Ngaho mbwira inkuru nziza umfite yandaje nasinzire nkirirwa natuje Pete. Urumva? Hari mugenzi wanjye twiganuza ibibazo byacu. None yanyoheje itangazo ryatugirira akamaro muti. Petero mbwira udaciye hirya no hino mfite amatsiko. Nuko mutagira WhatsApp ubundi mba ndibohereje mukaryisomera. Nayo dufite nyine rimbwire. Ni itangazo ry'ibitaro bikuru rivuga ko hari abasipesialiste mu kubaga fistile. Barimo gukorera kubihe bitaro Pete ngo mite nitegura ngeyo. Barahari rwose bazaza no ku bitaro by'akarere. Uba ubwo shakisha amakuru ubaze ku kigo nderabuzima cyangwa ubaze ku mujyanama w'ubuzima witegure nyine nawe uzabe mu bazavura. Mbega inkuru nziza we mana yanjye. Ese Pete ubu koko ibyo mbwira nibyo? Inkuru mubwira nimpa mu muti ahubwo shakisha amakuru vuba uzagiye rwose wiyandikishe mu bambere utazacika. None se Pete ndakumva muri iryo tangazo nibavugamo amafaranga akenewe kugira ngo umuntu avurwe? Oya shamute ntabyo amafaranga bavuzemo. None byabihenze ku buryo ntabona ubushobozi Pete. Cyangwa Felician navuga ko atari butanga amafaranga wenyine uzabona yo utanga kugira ngo mvurwe iyo fistile. Usuku hanze mama. None se umvaga ari nde wundi winjiye muri inzu maze akanagusanga mu cyumba cyawe nye? Ninjye wakoze amakosa koko njye winjiye mu cyumba cyanjye sinkinge. Yewe n'undi ujya ukinga rero bari abana bo kwa Pascal ntaho batinjira. Bapfa kuba basanze hakinguye. Yewe niwe waworoye mama. Gusa umunsi nasanze umwana wo kwa Pascal mu cyumba cyanjye. Nibwo muzamenya Yesu wari we. Ibyo byihoreye si ibyo binzanye hano. Nikoze. Bite byawe ko wicaye wiyumvira ukina na telefone yawe. Narakubwiye kandi mwana wanjye ngo iryamukuru riratinda nterihera. Uhore wumve mama, uhore wumve. None niki cyakubayeho? Sinabikubwiye wirya nkaho ari we mukobwa wenyine w'inyarurembo cyangwa wo kwisi.
ibyo ntaho bihuriye n'ikibazo mfite ariko mama. Niba budahuye se kandi n'iki cyatuma wimyoza buri kanya hanyuma ukitsa imitima? Si wowe wirangayeho kandi narabikubwiye. Chris ni wanjye nta wamuntwaye mama. Ariko uri umwana mubi nye. Ubwo kuko kuki utari wabimbwiye kare? Uzi ko watumye nirirwa nabi ntekereza nkagera kure. Kugeza nubwo nshatse kujya ku kigo nderabuzima. Ngo iki mama? Ubwo se bari kujya ku kigo nderabuzima kuhakora iki? Icyo nari gukora ngezeyo ni ngewe ukizi. Umva rero mwana wanjye. Niba mwaramaze kumvikana, mubwire mukuri ibintu mu nzira rwose abanyeshyari b'inyarurembo batazakwicira ubukwe. Yego ye, uhise ugera mu bukwe utanabanje kumenya impamvu ntishimye. Nese ko numva mukundana n'iki gituma utishima? Muri iyi minsi Chris yarambabaje mama. Umuntu watumye umutima wanjye wari umaze imyaka myinshi witurije ujegera kubera kumukunda none naramubuze. Sinkumva neza. Ngo wamuburiye he? Yaramaze kumenyereza ko duhura buri mugoroba. Arangije yigira mu mahugurwa na telefone yivaho ku buryo ntashobora kumuvugisha. Yagiye atabikubwiye rero? Yarabimbwiye mubujije arabyanga mama. Ubwo nk'ubwo nsetse iki koko? Niko se ye? Urumva uri muzima mu mutwe wawe koko? Kubera si iki? Ngo wari wabujije umuyobozi w'ikigo nderabuzima kujya mu mahugurwa. Erega nta mahugurwa atagomba gutuma mubona cyangwa ngo nibura muvugishe. Iyo yohereza undi muganga se ntiyari kujyayo. Ariko noneho amwohereza se kandi ariwe watumiye nk'umuyobozi kubera iki? Niko se mukobwa? Ubwo urumva ugomba kubuza umugabo wawe kujya ku kazi maze akazajya yirwa kwicaye iruhande. Fasha imbeba. Imbeba iriho nyogokuru. Ubwo rero wari uzi ko uri bunshike nara. Niko urareba ugasanga undusha ubwenge. Imbeba irari kuko nyitinya. Imbeba ni wowe. Ubu ngiye kugukubita ngo uce kubeshya ngo sigire kuzimura. Nyogokuru wambabarira ukampa ikijumba kimwe nibura cyangwa ugicamo kabiri n'ukuri ndashonje. Fukama hasi vuba. None ahangaha ariko nta soni. Nshake kugukubita wiruke. Wari uzi ko utari butahe se? Nyogokuru wambabarira ko nshonje kandi naniwe cyane koko. Unaniwe cyane se kuko wikoreye umusozi? Kuko wikoreye iki se kuri urwo rutwe rwawe? None se ko kumanywa imibiryo ninjoro ukagaburira abandi bantu ukanga kondya kandi nakoze urumva ntushonje koko. Babarira sinzongera. Ntuzongera kugira ute? Kujya ku ishuri nako gutinda kuva ku ishuri. Wambabariye nyogoku. Umujinya wa ntayo urumva hari imbabazi ngufitiye wowe. Wari uzi ko ndusha ubwenge se? Oya. Oya iki? Ntabwo nkurusha ubwenge. Ryama vuba. Aiwe ndekura ugutwi nyogokuru we. Reka ndyame. Ryama vuba agakoko we. Indyarya ihimwa n'indyamirizi di. Ubwo rero wari uzi ko naryamye aho ubera akagoryi rero ntiwanabonye ko naguteza umutego. Usanzwe ubona ndyama se ntakinze. Babarira. Ndaje nzana inkoni. Ngukubite mpereye kuri ubwo bunwa bwawe bubwira abarimu ibyo butagomba kuvuga. Nkubite ubwo buguru bwawe butinda mu nzira. Nkubite ubwo buboko bwawe budashaka gukora maze ndebe. Wibeshye ubyuke nara. Ndakuziri kucuramye. Urirutse nara, urirutse. Garukiraho agasimba we. Ubwo wirukanye hehe garuka cyangwa ngufungirana urare hanze. Yo, Ntarame ntiyorohewe. Ubuserekeje muri iri joro. Ntusacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora Wihaze no ku nkunga ya UNICEF binyujijwe mu Ishema program. Mukayikurikira kuri Radio Disc wa gatatu no kwa gatanu saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho ubutaha.